Muraho neza, mumeze neza, tubifurije umugoroba mwiza. Rero hari update zibaye kuri application ya Pi Network tugira ngo tubagezeho. Aka kanya kuri application ya Pi Network hajeho icyitwa your checklist and roadmap. Tugiye kureba ese muri your checklist harimo ibiki no muri roadmap haba harimo ibiki, kugira ngo buri wese abashe kubisobanukirwa. Ni iby'agaciro rero kudutera inkunga ukora subscribe, ukanda no kunzogera kugira ngo notification kuri buri update dushyizeho ijye ibasha kukugeraho. Ikintu cya mbere iyo dufunguye iyo checklist tubasha kubona ni cyitwa download Pi browser app. Iyi application ndakeka nta mu pioneer utayifite muri telefone. Iyi application urayidownloadinga muri telefone yawe kugira ngo izagufashe gukora KYC verification. Iki ni kintu cya mbere babanza kukumenyesha. So iyi application ya Pi browser ndakeka nta mu Mainnet utayifite. Ikindi kintu cya kabiri bari kugenda batwibutsa no gucreate Pi wallet. Umuntu udafite wallet ya Pi yayifungura kugira ngo bizamworohere kugira aho azabasha gustoringa cyangwa aho azajya abasha kwakirira ama Pi yiwe. So iyi Pi wallet uyifungura n'ubundi wifashishije ya application ya Pi browser. Iyi application ya Pi browser niyo ufunguriramo icyitwa Pi wallet. Pi wallet ugomba kuba uyifite. Ngira ngo cya gatatu twarakivuze ni ikintu kijyanye no gukora lookup. Mbere yuko utransfera amafaranga ari transferable cyangwa amafaranga yemerewe kuba ya transfera, ugomba kuba warakoze icyo bita lookup. Mbese warazamuye ka button nimba mwarabibonye mu matangazo yatambutse, hari akabuto wazamutse kukagera kuri 200%. Ako kabuto rero voluntary ugomba kubanza ukagakora kugira ngo wemererwe gutransfera ama Pi yawe wa mininze, right? Hanyuma igice gikurikiyeho ni cya gice twese tuzaba dutegereje turi benshi cya KYC verification cyangwa ku applyinga submittinga ibijyanye na government aids. So hano ugomba kuzaba ufite irangamuntu cyangwa ufite ikindi cyangombwa cya leta nka passport n'ibindi, ariko irangamuntu ndakeka twese ariyo tuzakoresha kugira ngo ubashe gupasinga KYC verification. Ikindi gice gikurikiyeho ni igice cya gatanu aho bazabasha gutanga resulta ku bantu bakoze KYC. Resulta zawe rero zizaterwa n'uburyo wasubmitinze ibyangombwa byawe. Reka turebe ku gice cya gatandatu. Invite your teams to complete KYC to transfer more Pis. Rero kugira ngo amafaranga wa Pi wa mininze ubashe kuzitransfera zose cyangwa kuba wemerewe kuba wazikorera transfer kuri Mainnet, ugomba kuba abantu barefarinze nabo barakoze KYC verification. So baragusaba rero kubibutsa ukabamenyesha nabo bagakora KYC verification kugira ngo transfere ama Pi menshi. Muri roadmap rero nta kintu kidasanzwe kirimo. Muri roadmap nasomye nsanga no kukwibutsa ko habayeho phase ya mbere, hakabaho phase ya kabiri, hakabaho na phase ya gatatu, bakakubwira impamvu ibyo byose babinyujije muri ayo mafezi atatu, ibyiza byabyo. Ikindi bagasoza nyine bakubwira ko KYC verification iri hafi kugira ngo abantu bamininze batangire bemererwe gukora transfer.